kugira ngo ushobore kuba waverifiya akawunti yawe ya FMC Pay biroroshye. Ugomba kuba mbere na mbere uri ahangaha kuri home ya FMC Pay yawe, winjiyeho mbese muri akawunti, warangiza ukaza ugakanda kuri verify now, bahita kujyana kuri verify now, ugakomeza ngeze ukahita ubona ko ID ari igiye kuverifiya, cyangwa se ndaba ufite passport cyangwa se driving license, ubwo ni nka permis, ukaba ari ukoresha ziremewe gukora bitatu. Ariko ugiyewe kubera ko nkoresha nk'irangamuntu biroroshye, neta nkanda kuri continue, nindangiza mpitamo country mperereyemo, ukandamo hano, ukahita ujya muri search, ugahitamo ukandika Rwanda, urabona ko Rwanda itizamo, ukahita ukandaho, ugeze ugahita ushyiraho amazina yawe, wandika amazina yawe uko yanditse ku irangamuntu yawe. Urugero, ushobora nko kuba witwa wenda Habimana Emmanuel. Niba witwa Habimana Emmanuel ku irangamuntu yawe z'inyarwanda, akenshi hakunze kuba zandikishije mu nyuguti nkuru, ubwo leta mpindura mu nyuguti nkuru, nkandi hano Habimana, hano hepfo mpite nshyiraho ahanditse ngo last name and middle name, urahita naho hakanda. Ubwo ni ukuvuga ngo ushobora kuba witwa wenda nka Habimana Jean Claude, iyo Jean Claude urumva ni middle name ikaba na last name, ariko twe tushaka gukoresha nka Habimana Emmanuel, ikaba Habimana Emmanuel. None urangiza ujye kuri birthday, igihe yavukiye, tuvuge wenda yavutse nko ku ya mbere z'ukwa mbere January, tuhiga mu mwaka wenda tuvuge ko yavutse nka 2005, deja uhita ukonfirima hano, wemeze, urangiza ushyiremo irangamuntu ye, tuvuge ni 12580 25. Ni ukwimajina, ntabwo ariyo kuri nimero, no kuyonge mbere iyo ariyo 248102402, ikaba 16. Umujyi uhitamo wenda, urugero niba uri nka Gisenyi, ushobora guhitamo umujyi wa Gisenyi, cyangwa ugahitamo umujyi wa Butare, ni urugero, cyangwa umujyi wa Kigali, Gisenyi. Nindangiza mpite njya ku karere irangamuntu yafatiwemo, tuvuge wenda urugero wayifatiye nko mu karere ka Rubavu, nuko imirenge ya Gisenyi ntayizi, wenda ni imagination, ugahita ushyiramo wenda nk'urugero, reka dushyiremo nk'ahantu ushobora kuba nzi nk'umurenge waho, Rubavu, yenda tuwite Uwinkingi, ni urugero, niba ari umurenge simbizi, yenda tuwite umurenge Uwinkingi. Noneho warangiza ukahita, ubwo ni ibyanditse ku irangamuntu ureba, kandi nabyo ubyandika uko bimeze ku irangamuntu. Niba byandikishije inyuguti nkuru, umurenge nawo wandikisha inyuguti nkuru, warangiza ugahita ujya kwigira irangamuntu yazarangira expired, ugahita ukanda kuri aka kantu, ugahita uhitamo umwaka byibura nka 2050, kuko irangamuntu z'u Rwanda ntabwo igira expired, ntigirangira, baziduha ziri forever. Niyo mpamvu dushyiramo 2050, kuko tuba twumva ko byanze bikunze ibaye yarangira, wazongera ukakora indi akawunti, nicyo bishatse kuvuga, mu gihe yawe yarangiye. Ugashyiraho wenda n'igihe runaka, ukareba ku irangamuntu niba ari itariki ya mbere, ugashyiraho ko ari icyo gihe, ugakonfirima, then ugahita umanuka hano hasi akandika ngo confirm. Iyo ugeze handitse confirm, uhitamo irangamuntu yawe, ugahitamo kuyifotora, ifoto yawe igaragara iriya y'imbere, aha habanza, si ngombwa kwirirwa nshyiramo ifoto irangamuntu, niyo murabibona ntabwo ari ibintu bigoye. Ubu aho tugeze dusa nkaho ari ku mpera, nta bigoye. Irangamuntu urayifotora, ugasa nk'uwemeza. Iyo umaze kwemeza, kugira ngo igaragare neza, ni uko uhita wongera ugasa nkaho wongera ukayikandaho bwa kabiri, ukongera ukayifotora bwa kabiri,
none ukavivura kugira ngo ize kuba igaragara mu buryo bwiza. Iyo urangije uhita uyubika ugahita ujya ahanditse ngo ID card back side, ugahita uyihindura nabwo ukayifotora hamwe, ukongera ugahita uyifotora bwa kabiri kugira ngo ize kuba igaragara neza no kugira ngo nyine igaragaremo neza, kandi uyishyiramo itambitse isanzwe ifoto, ntabwo uyishyiramo mu buryo ihagaze. Ni ukuvuga ngo ifoto yawe nyine kugira ngo ize kuba ihagaze nk'uko telefone yawe ihagaze, uyishyiramo uko nguko imeze. Ntukangwa no kuvuga ngo ntabwo ikwiramo hose, icyo ukora nta kindi, iyo umaze kugira uhita ukanda ahanditse ngo continue, nyine hahita hacana hakaba umuhondo, ubundi ugakanda continue. Iyo umaze gukora continue bahita bakubwira ngo it is verified. Kugira ngo uriverifye rero isura uhita ukomeza hirya handitse kuverifya isura yawe, ugahita wifotora ifoto. Nabwo ugiye kwifotora ifoto, wifotora ifoto ihagaze, bwaba ari uburyo buri selfie kuko nabwo haba hariho, bwaba ari n'uburyo bwo kuyifotora bisanzwe ukoresheje kamera, yenda ari nk'umuntu ugufotora, nabyo biremewe. Ariko akayifotora ifoto rimwe akayifata ntayemeza, agasa nk'ukanda ku kantu gakorozinga, akongera agahita ayifata ku gafoto, akagafotora neza ku buryo uyifotora inshuro ebyiri iyo foto kugira ngo ize kuza igaragara neza, then ukahita ukanda confirm. Iyo umaze gukanda confirm rero urategereza bagahita bakubwira ko iri under review, ukaba urarangije. Ubwo nibwo buryo bwo gukorera umuntu account cyangwa se ndakwikorera account kuri FMC Pay, ugategereza ko izaba verified bakaguha $2 yawe 2. Kabisa murakoze rero nuko bimeze.